komeza kugira ibihe byiza wowe wahisemo gukurikira posti zitandukanye ugezweho na Hero Rwanda TV. Kapiteni w'ikipe y'igihugu Amavubi Haruna Niyonzima agiye kugaragara muri filime muri Tanzania yitwa The Ring, akinamo ari umugabo ukunda abagore cyane bigatuma uwo bashakanye amuta akajya kwicuruza. Uyu mukinnyi ubwo ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho yajyanye n'ikipe y'igihugu Amavubi, yabajijwe n'abanyamakuru ibyo kuba agiye kubangikanya umupira no gukina filime nyuma y'uko hari agace gato kayo kamaze kujya hanze. Mu kiganiro yatanze, Haruna Niyonzima yagize ati iyo filime wenda yasohotse ubu ariko nayikoze kera, twayikoze nyiri muri Tanzania, hari ibitari byararangiye niyo mpamvu twabaye dusa nkaho tuyiretse, ariko ibyinshi nzabivuga iri hafi yo gusohoka yose. Ubonye ko kari yari agapande gato ariko nagiye mbivuga njyewe mfite ibintu byinshi nkora, gusa buri kimwe nzagenda gisohora ku mwanya wacyo. Umunyamakuru yakomeje kubaza uyu mukinnyi niba yaba agiye kubangikanya ibyo gukina umupira ndetse no gukina filime, asubiza agira ati n'ubundi nararirimbaga kandi ndi umukinnyi w'umupira, ndumva nta kibazo, ni ukuvuga ngo biterwa n'igihe ndimo. Iyo mbonye umwanya wo kuba ntahuze nkora ibintu numva nkunda. Iyo ndi mu mupira ni umupira kubera ko nibwo buzima bwanjye, ni nacyo abantu ku isi hose navuga banziho. Iyi filime yiswe The Ring yakorewe muri Tanzania, Haruna akaba ari umwe mu bakinnyi b'imena bayigaragaramo. Agace k'iyi filime kamara umunota umwe kagiye hanze kagaragaza Haruna akina yitwa Daniel. Umugore we bigaragara ko yasazwe n'agahinda, akavuga ko agiye kumuta kubera ko amuca inyuma. Umugore abamubwira ati Daniel, guhera uyu munsi sinzongera kukwizera, sinzongera kukubaha, nzibagirwa ko nigeze gukorana ubukwe nawe, sinzongera no kugukunda ukundi, kubw'ibyo nzaba indaya. Nta byinshi biratangazwa kuri iyi filime bijyanye n'igihe izasohokera cyangwa andi makuru ajyanye n'ikorwa ryayo. Haruna Niyonzima ni ubwa mbere azaba agaragaye muri filime, gusa mu mwaka wa 2013 yasohoye indirimbo yise Wicika Intege yahuriyemo na Jay Polly. Uyu mugabo ni umwe mu byamamare muri Tanzania, yakiniye amakipe atandukanye akomeye arimo ayo mu Rwanda nka Rayon Sport, APR FC, Etincelles na AS Kigali ndetse na Young Africans na Simba Sport Club zo muri Tanzania. Haruna yamaze imyaka 8 muri Tanzania. Mu myaka 8 Haruna yamaze muri Tanzania, 6 muri yo akaba yaremaze akinira Young Africans aho yagira ibihe byiza ndetse abamwe mu bakinnyi bakuzwe cyane muri iki gihugu haba mu kibuga no hanze yacyo. Mu mpera za 2017 nibwo yatangaje ko atazakomeza gukinira Yanga, ayivamo ajya muri Simba Sport Club nayo muri Tanzania. Muri uyu mwaka akaba azakinira AS Kigali yo mu Rwanda.